Yes, mukubwe neza kandi cyane. Once again, iri mbere mwami trainer, speaker, mentor, I love you so much. Yes, twarahiriwe guys. Niba uri mu pro, kora like, share ndetse unakore na subscribe. Kose subscribe mu biganiro byacu byiza biryoshye bizagufasha mu mwuga wa network marketing bibasha kuba byakugeraho neza kandi cyane bikakugeraho kugiye. Hanyuma uyu munsi nk'ibisanzwe tuje kuganira kuri turaganira kuri project yitwa Livegood. Yes, mu myaka itatu ishize muri network marketing nageze mu manyeneye gukora network marketing ariko yani new version network marketing urazigira ama version nuko nuri abatabizi ariko bya network marketing buriya iyo uyisomye utumenya version yayo. Hanyuma nibwo rero twifuza kuba nakora business mu by'ukuri ishobora kuba yafasha ubuzima bw'abantu benshi guhinduka, kuko hari gikora business wenda uzingwe gugahinduka ugasa neza ukagira ibyo ugeraho, ariko usanga abantu bayihereje ntabwo biri gukunda kandi ukabona ko bifite fact. Nibwo naje gutekereza ko mu by'ukuri nkeneye opportunity yafasha ubuzima bw'abantu benshi bugahinduka. Nibwo naje gukunda company idasanzwe yitwa Livegood. Livegood niyo ndi gukora uyu munsi iri guhinduka ubuzima bw'abantu benshi nanjye ubwanjye burimo, ndetse n'ubwanjye hirya no hino ku isi. Mu by'ukuri uko bukaba buriho kugira gute bukaba buriho buhinduka. Uyu munsi rero ntabwo ndibuze kujya kure ya Livegood kubera ko turaza kuganira ku kintu, turaza ikiganiro kiravuga ngo ni ukuri kuzuye kuri Livegood. Ese ubundi mu by'ukuri Livegood ko ushobora gusanga warayumvise mu by'ukuri cyangwa se ubundi, ese mu by'ukuri ukuri kwa Livegood ushingiye kuki? Muri kiganiro turaza kureba ibintu bitanu kwe gushingiraho mu kwizera no kuba wagira gute wajoininga ino company ya Livegood. Mu gihe cyo kujoininga Livegood ugomba kubanza kureba kuri ibintu bitanu ngiye kukubwira, kuko ibintu bitanu uza kurebaho neza uraza gusanga Livegood aho kugira gute bandi kwicara ibitekerezaho neza irangije ikemura ibibazo bihari ku isoko rya network marketing. Kwari ibibazo byinshi muri network marketing bihari bituma abayijyamo abenshi batagera ku byo baje bashaka, ahubwo ugasanga abagera ku byo baje bashaka ni bake cyane, bari munsi y'umubare w'abantu bakeneye kuyikora. Iyo mpamvu muri kino turaza kwisubiza ikibazo kivuga ngo ese Livegood irizewe koko? Ushobora gusanga ushaka gukora business ya Livegood, ushaka gukorana nayo ugera warabika kazi koko Livegood irizewe. Turaza gusubiza kandi ikibazo kivuga ngo se Livegood wakumuka utazanye abantu bijya muri business. Biyo nta nubwo bya business yose ya nyayo itayishaka kugeza igomba gukenera abantu. Kuna business nimwe yakijije abantu itagize gutakeneye abantu. Rero Livegood is a business. Kabita gigusubiza it is a business opportunity. Ndi ubuzima bwawe ariko ifite uburyo ikoze kandi bigize gute bukoroheye kuba wagira gutakugiza amafaranga menshi kandi cyane. Hanyuma amafaranga Livegood ihemba aturuka he? Ugiye kugira muri business, ugiye gukora business ugomba kwanzikira arimo kuzabona amafaranga ushaka muri yo business. Kandi tukamenya amafaranga azaturuka he? Source of income muri business ikintu kinjije amafaranga business ni igiki? Kandi tukakimenya. Turaza kureba neza source z'amafaranga muri Livegood guys. Tumenye se tuza kwicamo twizeye neza ko muri Livegood amafaranga uzakoreramo uzawayakoreye uzayahembwa. Turaza kubireba. Hanyuma nashingira ku kiniza Livegood project. Ese washingira ku kiniza Livegood project? Turaza gushingiraho bitewe turaza kuganira muri iki kiganiro. Ese ufite igihe kingana iki ikora? Ese Livegood izakora kugeza ryari? Icyo nyakira cyane nuvuga ngo ese yaza kubaza ese vuruka nizakora kugeza ryari? So kwa muza vuruka sinzi impamvu gikunda. Hanyuma uri izakora kugeza ryari? Amazon azakora kugeza ryari? Alibaba izakora kugeza ryari? Ubanze bibaza ibyo bibazo byose. Nk'uko izo company zashinzwe business zihari zirambye, uwazishinze atakenya afite vision, afite mission, afite impamvu, afite ikibazo yaje gukemura. The same na Livegood is here to stay. Iri hano kandi kagira gutika kwa guys. Nibugiye kuyikora injiramo neza kandi cyane. Nkunda kumva kantu kita ngo immersive. Ijya muri Livegood ube immersive. Winjiremo neza. Urebe kujyamo igice. As long as you do that, you will achieve what you want. Then hanyuma twaje kuri company, ubundi company yitwa Livegood. Ifite mission ebyiri ziryoshye. Cyanguruye muri Livegood ni mission zayo. Mission yawe ya mbere iravuga ngo our mission is simple: to help people get verified and stay verified without having to spend a fortune to do it. Nibango Livegood yabandi kuri ibibazo bihari mu byanye na food supplement cyangwa se quality nyunganire zifasha ubuzima bw'abantu benshi cyane no kwisi. Uyu munsi ubyemera utabyemera uziko utazikoresha don't care. Guzi icyere cy'ubyende kumenya ni kimwe. Food supplement zirakeneye kuri rwego mpuzamahanga. Ntabwo ari kuvuga ngo zakeneye mu Rwanda ngo zakeneye muri Afrika. No. Ikiri cyo cyose uri wowe wese uturuka ariho wose you need a food supplement. Ukeneye inyunganira mire zifasha ubuzima bwawe.
impamvu nayindi murayizi nuko isi ikirere byarangiritse. Hakenera ibindi bishobora kuba byagira gute bya boostinga umubiri kugira ngo ubashe kugira gute kwisunika mu mibereho y'ubuzima bwawe. Iyo ni misiyo ya mbere. Misiyo ya kabiri avuga ngo nugufasha ubuzima bwa nugufasha abantu gukorera amafaranga mu buryo bworoshye kandi vuba. Hari abateta bumva iyo mission bakumva ko se ubwo nimba ifasha abantu mu buryo bworoshye kandi vuba, ubwo business byanze kuzigeza gute irapfuye, ntabwo ipfuye. Ahubwo business kugira ngo yice amafaranga menshi ku buryo bworoshye kandi vuba nuko ugomba kubanza ukareba ku isoko ugiye kujyaho, ukareba ikibazo gihari. Niba utangiye business wamaze gukora study y'ibibazo bihari ukaba ugiye kubikemura, already you will make money in a simple way and fast. Uzakora amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse niba wabanje kwiga ikibazo kiri ku isoko ry'ahantu ugiye kujyana iyo product yawe, iyo service yawe. Yes, ngibyo niyo mpamvu rero Livegood ari business. Ibyo bavuga muri mission birahari kandi bazabikora. Hanyuma ni ikintu cyane twe gushingiraho twizera Livegood. Number 1, experienced management team of Livegood. Abantu bayoboye ubwato bwa Livegood, experience bafite muri network marketing ndetse n'ubudasa bafite. Nuvuga ngo Livegood ku ruhembe rw'umuheto hari umuntu bita Ben Gretzky yakoze network marketing business imyaka hafi 20. 2019 arafite kamera yagize agira gutarayigurisha. Amaze kuyigurisha nta kintu cyatumye ayigurisha. Yayigurije kubera ko abona ko harimo ibibazo muri network marketing. Kandi ibyo bibazo kugira ngo bikemuke bikene undi muntu nazo akagira gutakabyiga akazana igisubizo kirambye kandi kijyanye n'igihe. Iyo usuye mu mateka neza usanga network marketing yaratangiye mbere gato yuko ikintu cyitwa e-commerce atangira. Yes, gucururiza kuri internet byaje nyuma yuko ama network marketing company abaho. Ariko uyu munsi yurebye yusubije amaso imbere no kureba ama e-commerce yazamutse hejuru. Amasoko rusange nka Amazon, Alibaba, Kiku, Ibaya n'andi masoko rusange yose acururiza online. Usanga ayo masoko yarazamutse cyane. Mu butunzi bwa mu bukungu wagira gute byarazamutse. Ariko asubije ugasanga network marketing kugira ngo zizamuka ahubwo ziracurika zimanuka mu bijyanye no kugurisha no gutera imbere. Intayindi mpamvu nuko abenshi tuzinjira mu network marketing dufite expectation y'ibyo dushaka kugira twageramo tugasanga kenshi ntago bihuye neza n'ibyo twagize gute twumvise n'ibyo turo dusoma. Ugasanga product icuruzwa kuri e-commerce reka nko kuri Amazon muri network marketing iri gucuruzwa hafi ikubwe inshuro 5-10. Ibyo bituma ibicuruzwa byabo byo muri network marketing aho kugira ngo byitabirwe cyane bigurwe bisubira inyuma bityo tukagana ibyo ku masoko rusange. Tujya kureba kuri Amazon bigura gute, Alibaba bigura gute, Kiku bigura gute, Ibaya bigura gute, tukagurira aho ngaho aho kugira ngo tugure muri za company za network marketing twagize gute twinjiyemo. Ibyo Ben Gretzky amaze kubibona nta kindi yakoze, yatangiye kwibaza ngo ni gute network marketing na e-commerce byahura bigahuzwa. Uyu mugabo nicyo yatekereje amaze kuyitekereza ashaka timu yamufasha kuza bino bintu ari bibiri. Hanyuma yegera abagabo bandi bantu batatu harimo n'ubita Livegood. Numuhaga mu bya products batekereza bareba products zagira gute zakoreshwa. Nuvuga ngo ni umushinga gute ushinzwe urebera cyane ikintu cyitwa products za Livegood. Ari kumwe n'umudamu we bita Livegood, director of direct product education. Nubango ibijyanye n'amasomo ya product Livegood ni ugize gute n'uri kuhene rw'umuheto. Abagabo abantu no muryango uyu no muryango n'urebaho neza uraza gusanga abana bantu ko ari babiri n'abantu bafite ubunararibonye experience mu bijyanye na product ndetse n'ubuzima bw'abantu. Ntago ari ibintu bafitira mu mitwe yabo, ni ngo bo bakoze product cyangwa se bashyize imbere product ubwo banakoresha mbere yo kuzigurisha. Guys, iyi team narayikunze cyane maze gusoma profile yabo numva ndishimye. Hanyuma undi muntu ukomeye cyane bita Nudakazana ashimbiyanye n'ikina network marketing. Nuvuga ngo system ya network marketing yose yabanje kugira gute kuyitekereza, arangije bahuza ibitekerezo then bakora ikintu bita Livegood. Rero mbere kugira ngo ujye muri Livegood ubanza kuri study ikintu bita team iyoboye Livegood. Ese koko abagabo bafite ahantu bajyanye buno bwato yego cyangwa we nubona ntaho babujyanye ubyihorere. Ariko amaze kubona experience y'aba bagabo bamaze kunyereka package bafite naravuze ngo zini kindi I'm gonna to follow, I'm gonna to work with this project kubera team. Ntabwo ugomba kujya muri business kucyo ko wayibwiwe niba ufite ubona arashaka kukuganisha. Oya, ugomba kujya muri business
kubera ko ubona ko hari ikintu ugiye kujya gute, ko ari kubona ko mu by'ukuri n'abantu bayirimo bagiye bayikoze ihari, niba utagiye gukora iyawe ubona ko ari ahantu byagira gute, hari ahantu byakugeza. Hanyuma icyaka ugomba kwiga. Number 2, top quality health product. Ese company ko ngiye kuyijyamo cyangwa se service bafite ni izihe, product bafite ni izihe? Iyo urebye neza usomye product za Livegood, ikintu cya mbere ngo gituma zishyira imbere nuko cyangwa se zikunda, uretse no kuba ari product zifite quality nziza zifasha ubuzima bw'abantu, n'uburyo zijya gucuruzwamo bikazatuma zihenduka, genda biperefera cyane. Kubera ko muri Livegood usanga umuntu winjiye muri Livegood asayivinga cyangwa se ashobora kuba yabika amafaranga ari hejuru ya 70% ku bijyanye na product y'uri umunyamuryango muri Livegood. Kubera iki? Nta yindi mpamvu ituma zizagabanuka, nuko product za Livegood zizacuruzwa mu kintu bita e-commerce, nkuko Amazon, Alibaba, Kiko n'izindi zibikora, zizacuruzwa muri e-commerce. Ariko usanga iyo e-commerce ihariye ku bijyanye n'ikina food supplements. Bafite gahunda yo kugira ngo dukoresha product nyinshi cyane, ariko umunsi zihari usanga zaragabanijwe cyane ku buryo usanga nka product ushobora kuba yagura amafaranga yagura amadolari 100, uyu munsi yigura amadolari 18. Hayindi mpamvu nuko ubukode, nuko abakozi bagomba kwegwa kuri izo product, nuko kujyanye no kwamaza product abantu bagahembirwa ko bayamaje bayigurishije. Ibyo nta birimo. Hari uburyo byubatse ku buryo zacuruzwa kuri e-commerce, nimba acuruje ukazihemberwa, nimba zamanje ukazihemberwa. So hanyuma sibyo gusa bituma numva nizera Livegood. Ikindi cya kabiri ni ikintu bita gatatu, trustable two source of income. Livegood bafite ubango ikindi kigomba kurebaho, n'icyo nakubwira ngo mugushirira no kugira ngo urebe nimba ko company yizewe, ugomba kubanza kurese ko iri gukura amafaranga ihemba abantu, iri gukora amafaranga izaguhemba ugiye gukora na Livegood, iri gukura amafaranga azava he, source of income guys. Muri Livegood uyu munsi na e-commerce idasanzwe kubaka muri Amerika bafite source ebyiri z'amafaranga yinjira muri Livegood. Source ebyiri. Iya mbere, they sell the quality health products for the customers to generate profit. Bacuruza produit nziza kuri e-commerce yabo bakagira gute bakigiza amafaranga. Iyo ni source ya mbere. Livegood ifite product nziza zifasha ubuzima bw'abantu, ndetse icuruza ku giciro gito paraporo n'izindi product zose n'izindi company zose zabayeho. Iki kintu company zose ziragifite. Company yose kwa network marketing ifite product, ifite service, iyo yize. Iki kintu twese muri network marketing, company yose ukora na network marketing ifite product or service. Number 2, Livegood ifite they charge a monthly membership fee for each member of Livegood. Livegood buri kwezi umunyamuryango wese agomba gutanga amadolari 10 ya membership y'ukwezi. Iyo ni indi source yinjiza amafaranga muri Livegood. Reka dufata akagero gato kuri iyi membership. Uyu munsi Livegood ifite target mu mezi 8 mazi bayo Livegood. Kuva mu kwezi kwa mbere yarakoraga rwo mpuzamahanga, imaze kugira abanyamuryango bageza ku 700. Buri wese muri abanyamuryango 700, buri wese atanga amadolari 10. Then numva ni miliyoni zingahe? Ni miliyoni 7 z'amadolari zinjira muri Livegood. Bivuze iki? Ni kubwira ngo yaguhemba byibuza umuntu wagiye muri Livegood nta muntu umwe yinjijemo, ufite capacity yo kwinjiza hafi 247 by'idolari buri kwezi, ntago arava mu kirere, ava muri membership. Kandi ntabwo akuzira gutya gusa for nothing, akuzira kuko iyo organization n'ubundi iri muri matrix yawe, ko buri wese muri Livegood winjiyemo ugomba kubakirwa matrix, aho niho amafaranga aturuka rero. None se n'uwatekereza uyu munsi Livegood imara kwa miliyoni bizagenda gute? Bamaze kuba 1 million, abanyamuryango twe tumaze kuba miliyoni, twe tugatanga amadolari 10 buri kwezi, 10 million every single month. Miliyoni 10 z'amadolari zinjira muri Livegood. Nizimara kuba 3, nizimara kuba miliyoni 10 z'abanyamuryango, ureza gatanga miliyoni amadolari 10. Iyo company zinjiza amafaranga buri kwezi. Ni kuri amafaranga ikaguhemba se izabikosheje. You have to on that. Ese company ifite ko kubushobozi ko yahemba abantu. Bivuze cyane ushobora gushyira kandi kantu kavuga ngo Livegood ifite ubushobozi ko yahemba abanyamuryango bayo nta produit nimwe yagurishije. Livegood ifite ubushobozi ko yahemba abanyamuryango bayo nta numwe winjiyemo. Iri sufi gusa ko abantu bose batanze iki membership. Oh my godness. This is an opportunity, guys. Let me tell you this, whatever you are, you are doing, whoever you are. Mango, if you have got yourself, aho waburi hose. Kwisi uyu munsi, you need this opportunity, guys.
kuko ngo nabango ni man uyu munsi wo utari kuyumva birambabaza cyane kugira ngo murangi gusobanura neza ABCD EFGH keri kugira gute gusoza ko dufite opportunity nziza zidasanzwe nyuma kugira yo kukura ino opportunity nkayishyira mu ntekerezo zanjye nako cyo bita digestion navuze ngo isibonye umutabazi mu mugone two marketing icyo kintu cyonyine gitume ubasha kwizera Livegood nagari ska Livegood is a trustable company yagenye yakoze inzira zo zituma izabona amafaranga wowe uzinjira mu gakora ibikorwa byawe izaguhemba ntabwo izaguhembera ibyo utakoze ntutegereza kuzinya muri Livegood uje gukira for nothing you have to do something to earn something ngari gukorera ibyo nzari inwango cyarakarika akakwati ka gatatu kavuga kuri trustable two sources of income in Livegood amafaranga yinjira muri Livegood ahana tuka muri source ebyiri zikomeye icuza product kandi buri nyamuryango buri kwezi agomba gutanga membership y'amadolari 10 inaho atuka amafaranga ya niyo babwira ngo buri munyamuryango muri Livegood buri kwezi arahembwa ushobora guhembwa make cyangwa menshi biturutse n'iki n'ibikorwa byakozwe hanyuma dukomeze hanyuma ubu indi point ya kane ugomba kwitaho kugira ngo ubimenye niba Livegood koko ari ukuri kandi Livegood ari company irambye ugomba gukorana nayo guys ladies and gentlemen nuvango Livegood is accessible on global market Livegood iri ku isoko mpuzamahanga iri ku isoko ry'isi yose ntabwo Livegood ari local it is not local business no it is not ntabwo ari company yakorerwa muri Afrika gusa ntabwo ari company yakorerwa mu Burundi gusa ntabwo ari company yakorerwa mu Rwanda it is a global it is accessible on global market nuvango ibasha gukorwa kugerwaho na buri wese bya rino kwisi bivuze iki nimba umunyamuryango wa Livegood umuntu wese aho yaba ari kwisi Livegood uwo muntu yemerewe korana na Livegood kandi uwo muntu yamara korana na Livegood akaba yahembwa na Livegood aho yaba ari hose kwisi ati ititayeho gize gute aho ari nuvuga ngo uyu munsi ngo gutakiza kibaza ngo kwisi dufite billions 7 z'abaturage billions 7 z'abantu kwisi yose on the world bango kwisi yose hari billions 7 miliyari 7 izo miliyari 7 Livegood ukeneye miliyari 100 zonyine wowe ukeneye 30-40-50 ukagira gute ukaba financially free kuko bikoza yo amafaranga yize gutatu sibyo gusa ira accessible ku migabane 6 Livegood ira accessible kuri izo continent zose guys ntabwo umunsi Livegood agira gute itagira umuntu kandi umuntu yaba hari ngubire kunanirwa kumuhemba kubera iki yakoze ikintu cyitwa global e-wallet empowered by iPayout. Oh my goodness, this is an opportunity guys. Dufite amahirwe adasanzwe muri Livegood icyo uzabari kimwe gusa nuko yiga neza ukayadigera warangiza gira gute paf ugashyiramo ugakora. I assure you you're going to be a financially free. More than 200 countries worldwide. Nubango dufite ibihugu 200 bikeneye Livegood. Bivuze ngo Livegood ifite isoko. Livegood ifite isoko. Nta cyo cyo kugenda Livegood ko ntagariro ka. Ikindi abantu bose atuye muri ibyo bihugu muri yose tumaze kureba. Nta muntu n'umwe utemerewe kugirirwaho na product za Livegood aho waba uri hose. Kufite system ya shipping y'ama product. Uri wose akagira na product yagize gute yaguze. It's up to you to choose. Shagura product tucuruza, product za kwinywera, shagura kugenda Livegood tukajya tukakora tukigiza amafaranga tukabaherwa. Cyane ko bakubwira ngo korera amafaranga mbere yo gushaka korera amafaranga wanze ubona amafaranga kugura yo kwiyitaho. Ifite amafaranga byanze kumushatse kwiyitaho birakunda. Ariko udafite amafaranga uri ibintu bibiri. Ubura kwiyitaho ura n'amafaranga. Banze ushaka n'amafaranga. Rero gushaka amafaranga uzabona kugira gute kwiyitaho. Sibyo gusa Livegood. Ikindi kigira project idasanzwe ni e-commerce. Ihujwe na network marketing or direct selling. E-commerce ihujwe na network marketing and direct selling guys. Nuvango kimwe mu bintu Ben Grace yize cyangwa se akafasha isi mu network marketing nukutekereza kuza bino bintu bikomeye uyu munsi. Network marketing is so powerful. Ubyeno rutabye mu bwagiye ihura n'izo mbagamizi zose. Ariko na e-commerce is so powerful. Birahujwe no SaaS. What will be happen? Iyo mpamvu yonyine igomba gutuma ujya nyinga Livegood.
kubera ko Livegood is the new version of network marketing. Nusubira mu mateka neza uraza gusanga hari amakampani mu network marketing company hari buri yose ifite version. Mubyatumye ninja muri Livegood kaba ngo ngiye kuyivuga ibindi byose nashyira ku ruhande n'abantu uzi n'ikindi I'm totally focused on this project. Hari impamvu nuko ari new version of network marketing. Ntabwo Livegood ije gukompeta. Livegood yaragisanga hari ikibazo igomba gukemura. Kuko ntabwo Livegood ije zisanisha n'ibindi. Niyo mpamvu niba umuntu agiye gusanga Livegood ntukazanemo ngo se bitandukaniye. No, juzanamo ngo bikoze gute. Akwereka uko bikoze pana kumubaza ngo se ibi nibi bitandukaniye. Ntabwo Livegood ugomba kuyiga uyihuza n'ibindi. Ugomba kwiga nka Livegood n'ibindi ukabyiga nk'ibyo ngibyo. Kuko Livegood is on one side, others are on other sides. Okay? Hanyuma Livegood ni new version of e-commerce. Kubera iki ari new version of e-commerce? Nukubera ko ihuza network marketing irimo ikajyamo na e-commerce. Kubera iki ari new version of network marketing? Nukubera ko network marketing igahuzwamo na e-commerce. That's all. Hanyuma wabishaka ugakora icyo bita direct selling. Ugatumiza produit then ukazicuruza. It is new version of direct selling. Nuvangira uzi ibintu bitatu. E-commerce, direct selling, network marketing. Byose biri mu kintu kimwe cyitwa Livegood. That's why most nayize nkayijyamo kandi bizina ngobera ngo now you have to believe in it and then join Livegood. Guys, umusaba ngobera ngo Livegood is a better. Yes, as borders. Livegood is a better. Why Livegood ari nziza? Kwa bira byose nagize gute nakweretse. Uyu munsi uramaze kugira gute umaze kuyiga. Uyirebye kuko ufite ngo ina video uyirebye ko ufite impamvu. You have a reason. Ntabwo uyirebye ina video gutyo gusa for nothing. You have a reason to see to watch this video. Iyo mpamvu yawe ni iyihe? Shyira muri comment. Number 2, ushaka gukora natwe nibyo. Muri description y'iyi video harimo link ya Livegood tour. Livegood tour. Jya kuri livegoodtour.com hanyuma /vision group hanyuma then ujye mushyiremo amazina na email ubundi ufashe position ukomeze ukurikirana ibya Livegood n'ubishima kandi ugire gute udafata amadolari 50 ushyiremo nawe uze muri club social ya Livegood. Hanyuma tuzajye tujye gutangira twige tujye hamwe dukorera amafaranga muri project idasa. Hanyuma ikindi ndabizi ushaka kuvuga ngo hari ukuri wumvise muri iyi project ugiye gukoresha iki. Usanga uri umunyamuryango wenda yifataga binembwe ariko muzajya mu byukuri ubifata nk'iki. This is a serious project. Iyi ni project is serious. Idasanzwe ijye gufata ubuzima bw'abantu benshi bugahinduka. Iki ntabwo ngo birashoboka ko ino video wumvise gerageza. Share to others. Gisangiza abandi. Bamenye ukuri guhari. Kuko buriya si byiza kwamenya ikintu cy'ukuri waratangira gute ugashyiraho mu gahisha. No, just share to others. Bamenye ukuri kwa Livegood. Share to other network marketers. Bamenye ukuri kwa Livegood. Share to others who want to do a network marketing. Jere wale kwa ndikiza gukora network marketing. Bamenye ukuri kwa network marketing. Bamenye ukuri kwa business idasanzwe ihari. Share others to WhatsApp, Facebook, Instagram, anyway. Just share. Nigikorwa cyane naza kubukoza. Ariko nurangiza ukore subscription nyawe. Ukore subscribe. No, ukora subscribe. Mujye kuri Livegood ukora subscription ya $10 kuri Wizera Pro. Subscribe ni ikintu ubuntu. Ye ikore nta kintu turaza kuguca cy'amafaranga. Hanyuma ujye kucyana ibiganiro byacu. Hanyuma uzuza kugira icyo ukora ukimara kumva ibyo tumaze kuganira. Ndabizi neza ko ndaza kuba proud yawe. Hanyuma nabwira ngo nkomeza kugira ngo Livegood is a better guys. Thank you very much. 2 or 3 agreeing to working together. Nothing will be impossible. I love you so much. Happy day, happy networking.